nyagasani akuno ni pathaan na Jimu do bose n'abasirikare Sharukani na John Abrahamu uretse wowe bana bakoranamo do uretse utumanyeri uretse nawe aka uretse wowe diga uretse wowe umfata uretse mbese man mvuye kurya umwana wo kwami ariko mfite ikibazo ndabivuze ubwo urabona uri umuntu koko ntari umuntu urabona natuza afite hari undi kumusoro guteye kumeze nkawe Aba n'utundi tuntu ducyare sibyo abantu batarata muranse kubanza njya gusenga ariko siko ndajya mu bukwe bwanjye ngomba kujya no mu bukwe n'ubwego ngiye gusenga ndasenga aho iminota nk'itanu mutinjyamo nzahwera kuri icyo cyanwa cyawe ijyanwa Yesu we ndagukoraho byatangiye kwawe uzi kwihenze aha ndaje gukora ryake maze iyo nkumi nikubona ye baba we maze ngo derekera uzura kanu nako amazi aruzura munwa uzi kurubaje umutungo dukoze jewe ndagukoraho ryake koko muzanyita twitagiye amazi ayitoza ibi wagira ngo ni iby'abatindi Naramutse neza shere wose waramutse ute? Hande naramutse neza. None se kuri muri telefone washatse minerivare z'abana? Madani ibyo narindimo ariko uribuka yuko umukozi wacu araza kugira anniversaire uno munsi waretse tukayimukore. Umunsi mukuru hari ababibuze sha ibyo byo kubakoreshereza anniversaire. Gisunzu Mbwira vuba mwana njya kwirira Noheli. Umva se umwana wawe bamukoreye akomeye uzime umwana wawe bamukoreye reka mubyeyi ndakubashye nkamubahene neza umwana wawe hari ikigo cyamufashe ku ngufu hano hepfo ndabibonye Umwana wanjye njyewe umwana wawe aya mufashe rwose natuma rwose kimfatira cyo cyane naguhaye kijyane Turi mu gatugende